nta kibazo gihari, uraryamye, urafuruye, urabyutse mu gitondo kare cyane, hanyuma wamara kubyuka ugasanga channel yawe yasibwe. Hello my people, mbanje kubasuhuza mbikuye ku mutima. Nshimira abantu bari bamfashije kuri channel yanjye y'ubutaha. Gusa channel yanjye yagize ibibazo bikomeye. Channel yanjye yaje gutsibwa. Bantu banjye rero mbisabira akantu, mukomeze munshigikire, abanshigikire mbikuye ku mutima, mu subscribe, dukomeze twishime duseke. Muri make rero mboneraho n'umwanya mbonye reka ngire icyo mbabwira, by'umwihariko aba content creator mwitonde cyane pe, mwitonde. Abenshi murabizi ariko n'abatarabimenya mubimenye. Najyaga numva ko nyine kuba wakoresha ikintu cy'abandi atari ibintu bikaze batatse bacana, ariko njyewe ubwanjye byambayeho. Mwirinde, mutekereze ibyanyu, mukoresha content zanyu, biba byiza kurusha gukoresha iz'abandi. Gukoresha content z'abandi ni ibibazo bikomeye cyane. Nabikinishije rimwe, sinabikinisha indi nshuro ya kabiri. Niba uzi ko channel yanjye ubwanjye sinababesha, channel yanjye igiye kuba monetize, ariko mu mwanya mutoya nk'uwo kubera gukoresha ikintu cy'abantu. Idea nawe y'ibirengero. Ibaze nawe, tuvuge gutya, ishyira umwanya wanjye bisanzwe kubona afite amacana murabizi, urakontrola yibonye ibintu bimeze neza, channel imeze neza, nta kibazo gihari, uraryamye, urafuruye, urabyutse mu gitondo kare cyane, hanyuma wamara kubyuka ugasanga channel yawe yasibwe. Iki kintu kiri umwanya wanjye. Njye nabonye message ya YouTube ko basibye channel yanjye. Ibana mbura icyo nkora men, gusa ntago nacika intege. Ibitekerezo byatumye nkora biriya ndacyabifite, naho byagiye. Ariko igikosa ryabaye ntirizongera. Bantu banjye rwose mbagira inama ntuzatushe. Ubonye wabuze content, cyabuze umwanya wo gukora content, njye nabitewe no kubura umwanya. Waburetse ukazabikora, abonye iki? Abonye umwanya uhagije wo kubikora. Gusa ngiye nkomeza kubisabira, mumfashe pe, munshigikire, mukore subscribe, mukore na share ku bafite umutima wo kubikora, ariko sinsaga hato, ni ku bushake bwanyu. Mumfashe bantu banjye, ntabwo biba byoroshye. Uzi ukuntu cyane ibona neza cyane, iravuna. Umwanya wo kubona abasabye 1000, abasabye 1000 nakasamutwe mwese murabizi, kuba content creator murabizi, nakasamutwe. Rero uve kubasabye 1000 ku masahuriro biravuna, bikuvuna, bigasaba gukora cyane, ariko ntacyo gusa kibaho. Ariko wabona bigiye kuzura ku ikosa rimwe ukoze cyangwa se abiri, arengereye sinavuga ngo ni ikosa rimwe, si ikosa rimwe nabikoze inshuro nyinshi, ariko iya nyuma ya mbere akasa mutwe. Ni kwa kundi umuntu aba yaramenyeye ingeso runaka, akabona ko nta muntu umubona, akayikomeza, ariko igihe kiragera ya ngeso byange ibintu urafatwa. Nanjye rero nakita nk'umujura, nari umujura. Ibyo nakoraga n'ubujura nabibonye. Namwe rero content creator bagenzi banjye, mwirinde gukoresha ikintu cy'abandi. Ushobora kugikoresha ukabona ko wenda nta bihano bari kuguha. Nanjye niko nabibonaga, ukabona nta bintu baguhaye, ugashiduka kubona
eh babwiza ukuri bimba uyu munsi nawe ejo byakubaho ngo ngiye mba nkurabuye ngo we wana witonde 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 wowe unyumva witonde ntabwo byoroshye. Reka ndeka kuvuga menshi rero, icyo nshaka gufasha guturuka kuri mwe nk'uko mwamfashije. Ya ugira ibihe byiza gusa nabirenze bro, nabirenze.